mu mvura nyinshi y'umuriri, mu muyaga w'umusakambura amazu ndetse n'inkuba z'insatura amabuye. Byumve neza ko bitari bihagije kugira ngo ikiri ku isi cyose kibe cyamaze kurengerwa n'amazi. Usibye ubwato bwonyine bwa Nowa bwarerembaga hejuru y'amazi, nabwo bukarerembeshwa n'ububasha bw'Imana. Ikindi cyose uzi kibarizwa kuri iyi si nzima dutuye cyari cyamaze kurengerwa n'amazi. Imyaka 100 yari ihiritse kugira ngo ubu bwato bwubakwe, maze igihe kigeze Nowa n'umuryango we barokokera muri bwa bwato rutura ndetse n'ibitungwa bike bike. Dore igihambaye ugiye kumva mu matwi yawe kandi ugiye no kurebesha amaso yawe atigeze abona. Nusoza kureba iyi video neza uraza kuba usobanukiwe neza ubugirimbuka ry'isi ryagenze kuva ku iyubaka ry'ubwato bwa Nowa kugeza neza umwuzure urangiye ubuzima bugarutse. Ubaye ari ubwa mbere wisanze hano rero, kora subscribe, ufungure n'inzogera, wandike comment y'igitekerezo cyawe ndetse kandi ukore na like kugira ngo ikiganiro kigere kuri benshi bakunda ibiganiro bicukumbuye gute. Turi ku muyoboro mugari JP TV show, ikaze mwese murisanga. Dutangirane neza ntusigare, dore ukuntu ibintu byose biteye. Byose bijya gutangira Imana yaremye muntu mu misusire yayo, ariko kandi barema yari umugabo n'umugore, ibaha umugisha ibita muntu umunsi barema. Ibu byumve neza ko Adamu amaze imyaka 130 avutse yabyaye umuhungu basa mu misusire ndetse no mu ishusho rye, maze amwita Seti. Ntibyagarukiye ahubwo amaze kubyara Seti, Adamu yabayeho indi myaka 800. Kubw'ibyo rero byumve neza ko Adamu yamaze imyaka 930 nuko arapfa. Nkaho bidahagije kandi abyara abandi bahungu ndetse n'abakobwa. Saho byagarukiye ahubwo Seti amaze imyaka 103 avutse abyara Enoshi. Nuko nawe amaze kubyara Enoshi, Seti abaho indi myaka 807 abyara abahungu nawe n'abakobwa. Seti nawe yamaze imyaka 912 nuko arapfa. Ubwo Enoshi nawe amaze imyaka 90 avutse abyara Kenani. Amaze kubyara Kenani, Enoshi abaho indi myaka 815 abyara abahungu nawe n'abakobwa. Ubyumve neza ko iminsi Enoshi yabaye hari imyaka 905 nuko arapfa. Nuko Kenani nawe amaze imyaka 70 avutse abyara Mahalaleli. Nawe amaze kubyara Mahalaleli, Kenani abaho indi myaka 840 abyara abandi bahungu n'abakobwa. Yego nibyo, iminsi yose Kenani yabayeho n'imyaka 910 nuko nawe arapfa. Mahalaleli nawe amaze imyaka 65 avutse abyara Yeredi. Amaze kubyara Yeredi abaho indi myaka 830 abyara abahungu n'abakobwa. Yego nukuri kwambaye ubusa, iminsi yose Mahalaleli yabayeho n'imyaka 895 nuko nawe arapfa. Yeredi nawe amaze imyaka 162 avutse abyara Henoki. Amaze kubyara Henoki, Yeredi nawe yabayeho indi myaka 800 abyara abakobwa n'abahungu. Ibi bivuze ko iminsi yose Yeredi yabayeho n'imyaka 962 nuko arapfa. Nkuko byagendekeye abandi, nawe Henoki avutse amaze imyaka 65 abyara Metushalomu. Nuko nawe amaze kubyara Metushalomu, Henoki abaho indi myaka 300. Nawe iminsi yabayeho Henoki yamaze imyaka 365 abyara abakobwa n'abahungu. Hanyuma Henoki arabura kuko Imana yamwitwariye kuko yagendanaga nayo. Si ibyo gusa kandi, Metushalomu amaze imyaka 187 avutse abyara Lameki. Kurikira neza kugira ngo utaza gutakaza uburyohe bw'inkuru igihe iraza kubigeza haryoshye. Nawe amaze kubyara Lameki, Metushalomu abaho indi myaka 879. Nawe amaze kubyara Lameki, Metushalomu nawe yabayeho indi myaka 782 maze abyara abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Metushalomu yabayeho ni imyaka 969 nuko nawe arapfa. Lameki nawe amaze imyaka 182 avutse abyara umuhungu, amwita izina rya Nowa ati: uyu nguyu azaduhoza aturuhura imirimo inaniza duterwa no guhinga ubutaka bwavumwe n'Uhoraho. Nk'uko byagendekeye abandi, nawe amaze kubyara Nowa, Lameki yabayeho imyaka 595 abyara abahungu n'abakobwa. Nawe iminsi yose yabayeho ni imyaka 777 nuko arapfa. Nowa nawe amaze imyaka 500 avutse abyara Semu, Kamu na Yafeti. Icyari kigamijwe yari ukugira ngo tumenye inkomoko ya Nowa neza kugira ngo twinjire mu nkuru yacu. Nizere ko utigeze urambirwa, nibwo inkuru igeze aharyoshye. Noneho turatangira. Wumve neza ko aribwo tugeze ku nkuru yacu nyamukuru. Nyuma yuko tujagajaza ibisekuru bya Nowa tukaba tubigezeho, noneho nimutera agatero. Abantu bari bamaze kugwira isi, maze Imana yiyemeza kubatsemba bitewe n'ibyaha bakoraga. Byagenze bite?
ni nyuma y'uko abantu batangiye kugwira ku isi bamaze kubyara abakobwa. Abahungu b'Imana babona abakobwa b'abantu ari beza, nibwo bihitiyemo abo bishakiye kugira ngo babagire abagore. Ntega amatwi ubyumve neza ko ari guhoraho yahise avuga uti umwuka wanjye ntuzongera kuguma mu muntu ngo urambe igihe kirekire ndetse n'ikinyamubiri, kandi kubera amakosa ye iminsi ye ntizongera kurenga 120. Muri ibyo bihe ndetse na hanyuma ku isi habayeho abantu barebare kandi banini cyane, kubera ko abahungu b'Imana babanaga n'abakobwa b'abantu, ngo abo bakobwa bababyariraga abana b'ibyamamare. Ngo kubw'ibyo rero nizo ntwari za kera aba bagabo b'ibyamamare mujya mwumva. Ibi nkaho bidahagije rero, uhoraho arareba asanga ububi bw'abantu bukomeje gukwira ku isi. Ibitekerezo by'umutima wabo nta kindi bigitekereza usibye ubugizi bwa nabi. Nuko Imana niko kuvuga iti ngiye gutsemba ku isi abantu naremye, kandi hamwe nabo nzatsemba amatungo n'ibikoko ndetse n'ibiguruka mu kirere, kuko nicuza icyatumye mbirema. Igitangaje kirimo nuko hano Nowa we yagize ubutoni mu maso y'Uhoraho. Nyuma yo kugirwa umutoni rero, dore icyakurikiyeho. Nk'uko byanditse muri Bibiliya, Nowa yari umuntu w'intungane, ntiyari ameze nk'uko abo muri icyo gihe cye bari bameze, ahubwo we yari intungane mu maso y'Imana. Nk'uko twabibonye mu bisekuru bye, Nowa yabyaye abahungu 3, Semu, Kamu na Yafeti. Ubyumve neza ko muri icyo gihe isi yari yarandavuye mu maso y'Imana, yuzura ubwicanyi. Imana irebye neza isanga isi yaranduye kubera ubugiranabi bwa buri muntu. Kubw'ibyo rero ibwira Nowa iti ikinyabuzima cyose kigiye gutsembwa, isi yuzuye ubwicanyi kubera umuntu. Kubw'ibyo rero ngiye kubatsembana n'ibiri ku isi byose. Kubw'ibyo rero yubakira ubwato mu biti by'imizonobari uzagabanyemo ibyumba, hanyuma kandi ubuhomesha ubujene imbere ndetse n'inyuma. Ikindi kandi ubwato uzabuha igisenge maze ubugarukirize ku mukono umwe uturutse ku gasongero. Ikirenze kuri ibyo kandi umuryango wabwo uzawushyire mu rubavu rwabwo, ahasigaye ucemo amagorofa 5, imwe hasi indi hagati n'indi hejuru. Kubw'ibyo rero njyewe dore ngiye guteza isi umwuzure w'amazi yo gutsemba ikinyabuzima cyose cyaba gihumeka munsi y'ijuru cyose, maze ibiri ku isi byose bitega amatwi. Ariko nzagirana nawe isezerano, uzinjire mu bwato wowe n'abahungu bawe n'umugore wawe ndetse n'abakazana bawe. Ikindi kandi mu binyabuzima byose, mu binyamubiri byose uzinjirane mu bwato bibiri, ingabo n'ingore muri ubu bwato kugira ngo bizororoke hamwe nawe. Inyoni ukurikije amoko yazo, ibikoko uko bimeze mu moko yabyo, inyamaswa ziguruka hasi izikurikije ubwoko bwazo, hazajya haza bibiri bya buri bwoko bigusange kugira ngo birokoke. Wowe tugeranye hano, tega amatwi umenye neza ko umugambi w'Imana utajya wivuguruza. Iyo yavuze iba yavuze, nta na kimwe ushobora guhindura mu mugambi wayo. Kubw'ibyo rero ubwo Nowa yemeranyije n'Imana ayo masezerano, maze atangira kubaka iyo nkuge. Mu kuyubaka rero yahuye n'ibizazane bitandukanye. Mu myaka irenga 120 yubaka iyo nkuge, ntabwo byamuhiriye, ahubwo abaturage bagiye baza bakayitumamo, maze bimubera igihirahiro biramunaniza cyane. Ngo yaje kurambirwa kubaka, ariko Imana imubwira yuko iraza kubikemura hatoya, maze iteza ibihumane ku mabuno y'abajyaga kwituma muri bwa bwato, maze itegeka ko bazajya kwikuruza mu mwanda bitumye muri ubwo bwato, maze biba bityo baragenda bikuruzamo ubwato, maze burongera buba bushyashya. Nowa arongera asubukura igitekerezo cyo kubwubaka neza, maze ubwato buruzura. Aha niho twese twari dutegereje turi benshi. Ubwo imirimo yose yari imaze kurangira, Nowa amaze kuzuza ubwato kandi ibyo yasabwe n'Uhoraho byose aba amaze kubyuzuza. Nowa yinjiye mu bwato, maze mu ijwi riranguruye Uhoraho abwira Nowa ati ngaho injira mu bwato wowe n'inzu yawe yose, kuko mu bantu b'iki gihe nasanze intungane mu maso yanjye ari wowe gusa. Mu nyamaswa zose zitazira uzafate ndwi kuri buri gitsina cyose, ingabo n'ingore, naho muzizira uzafate ebyiri ingabo n'ingore. Impamvu nkubwiye ibi ni iyi ngiyi, nuko hasigaye iminsi 7 kugira ngo ngushe imvura ku isi mu minsi 40 n'amajoro 40, maze nkatsemba igifite ubuzima cyose naremye muri iyi si. Ibyo Uhoraho yari amutegetse. Ikindi menya neza ko Nowa yari amaze kugera imyaka 300 igihe isi yari igiye guterwa n'umwuzure w'amazi. Nuko umwuzure uragera, maze Nowa afata umugore we, abana be ndetse n'abakazana be binjira ubwato. Byose abigenza kwa kundi Uhoraho yari yarabimubwiye, maze imvura iragwa. Imvura iragwa we, iragwa, umuyaga mwinshi utareba, ukuraho ibisenge byakwitwa ngo wubatse ikomeye. Inkuba zarakubitaga, zarasaga amatara agasaduka, imisozi yari yubikaga, imigezi yari yuzuye ku rwego ruhambaye.
amazi yakomeje kuzura hejuru, imisozi irarengerwa, imiborogo yari yose, isi yari yabonye akaga. Ubyumve neza ko iminsi 7 yashize imvura imaze gukwira ku isi hose, nuko ku isi haba umwuzure iminsi 40, amazi aruzura yereza ubwato hejuru y'isi. Amazi ariyongera aba menshi ku isi, ubwato busigara bugenda hejuru y'amazi, maze amazi akomeza kwiyongera hejuru y'isi, maze munsi y'ikirere imisozi miremire yose iri ku isi irarengerwa. Wumve ko amazi yari yamaze kwiyongeraho imikono 15 y'uburebure, imisozi yose yarengewe. Aho ibi bidahagije kandi nk'uko Imana yari yamaze kubyemeza, igihumeka hano ku isi nzima dutuye cyose cyari cyamaze gupfa. Inyoni, amatungo, inyamaswa, ibikururuka hano ku isi byose birapfa, hamwe n'abantu bose barapfa maze bashiraho. Ubyumve neza kandi yuko ibihumeka byose, ibyifitemo umwuka w'ubuzima biri ku butaka byose byari byarapfuye. Nk'uko Imana itivuguruza koko yari imaze gusohoza umugambi wayo, maze byose byuzuzwa bityo. Nuko haciye iminsi Imana yibuka Nowa, yibuka ko inyamaswa zose n'amatungo yose ari kumwe nawe mu bwato. Nuko Imana ihuhera umuyaga ku isi, maze amazi aratuza. Nuko amasoko yose y'ikuzimu n'ibigomera amazi byose byo mu ijuru birafungwa. Imvura ntiyongera kumanuka mu ijuru, maze amazi ahizuka ku isi atyo. Si ibyo gusa kandi, hashize iminsi 150 amazi aragabanuka. Mu kwezi kwa karindwi, ku munsi wa 17 w'ukwezi, ubwato buruhukira ku musozi wa Ararat. Uyu musozi ukaba uherereye mu gihugu cya Turikiya ubu ngubu. Amazi agenda agabanuka kugeza mu kwezi kwa 10 ku wa mbere wako. Impinga z'imisozi ziragaragara. Hashize iminsi 40, Nowa akingura idirishya ry'ubwato yari yarakoze, maze arekura igikona, kirasohoka, kirakomeza, kiraguruka, kirajarajara kugeza amazi akamye, ubutaka bugaragaye. Hanyuma Nowa arongera arekura inuma ngo arebe niba amazi yagabanutse ku isi, ariko inuma iburaho ikandagira, maze irongera igaruka mu bwato kuko amazi yari akiri menshi ku isi hose. Nowa arongera atega ikiganza arayisanganira, maze arongera ayigarura mu bwato. Ubwo Nowa arongera yirenza iminsi 7, arongera arekura inuma. Inuma yaragiye maze ihindukira nimugoroba, izitwaye ishami ry'igiti ritoshye ry'umuzeti. Nuko Nowa amenya yuko amazi yaba yagabanutse ku isi. Ibi bivuze ko mu mwaka wa 301 w'ubuzima bwa Nowa, mu kwezi kwa mbere, ku munsi wako wa mbere, amazi arakama, ubutaka buragaragara, maze Nowa yegura igisenge cy'ubwato, arebye asanga ubutaka bwumutse. Mu kwezi kwa kabiri, ku munsi wako wa 270, isi irumuka. Nuko Imana ibwira Nowa ati, sohoka uve mu bwato, wowe n'umugore wawe n'abahungu bawe ndetse n'abakazana bawe. Ikindi kandi, sohora inyamaswa n'ibinyamubiri byose hamwe, inyoni, amatungo ndetse n'ibikururuka hasi, ubisohore byose, kugira ngo byuzure ku isi, byororoke, bigwire isi. Nuko Nowa bigenza bityo, ariko Nowa arongera yubakira Uhoraho urutambiro. Nuko amaze kubaka urutambiro, atambira Uhoraho igitambo gitwikwa kuri rwa rutambiro yari amaze kubaka. Ngo nuko ubwo Uhoraho ahita ahumurirwa n'umwuka ugusha neza w'igitambo. Nuko aribwira ati, sinzongera kuvuma ukundi ubutaka ku mpamvu ya muntu. Nubwo umutima we nta kindi urarikira kuva mu bwana usibye ikibi, kwica ibifite ubugingo nk'uko nabigenje. Isi izamara, izaba isarura kandi biba imbeho n'ubushyuhe, iki ndetse n'itumba, amanywa n'ijoro bizigera bivaho. Imubwira ko gera kurimbuza amazi kuri iyi si nzima dutuye, kubw'ibyo ko ishyizeho ikimenyetso nk'umukororombya, ko nigireba amabara y'umukororombya itazigera niri na rimwe yongera gutekereza kurimbuza umwuzure. Ibirenze kuri ibyo, twifashishije inyandiko zitandukanye ndetse na Bibiliya ntagatifu twagerageje kunyuramo muri iyi nkuru ya Nowa. Ibirenze kuri ibyo, nawe wagenda ugasoma igitabo cy'intangiriro muri Bibiliya ntagatifu cyangwa iyera, maze nawe ukareba ibyinshi kuri Nowa no kurenza kuri ibi. Mwakoze cyane kubana nanjye ndi JP. Ukomeze mugire impagarike, ubugiri ndetse n'ubugingo, kandi kirenzeho ukore subscribe niba wakunze iyi nkuru, uyikande kuri like, utange na comment y'inkuru zindi twazakoraho gutaha. Ndabakunda, ciao ciao, ubonane muri video z'ubutaha.